Imana nihimbazwe cyane. Birangije ngo Imana ikora ku nziga z'amagare ya Farawo. Haleluya! Imana igukorere ku nziga z'amagare z'ibyagombaga kuguhiga bikwasamiye. Imana ngo ikora ku nziga z'amagare iracomora, ngo igihe bakabasumiye ngo agende yihuta bagereho, birangije ahubwo ngo agakururuka asubira inyuma. Imana igucomorera ibyaguhigaga. Imana yo mwishyura ishimwe. Wa mugore w'Imana igucomorera ibyashaka kugusumira. Wa mugabo, wa mukobwa, wa musore, Imana icomora izo nziga z'amagare zibiguhiga. Izo ntambara urimo Imana ikurwanirira igutsindishirize. Imana igucira inzira aho bari bazi ko ugiye kugwa. Imana ibitesha agaciro igucira inzira igutabare. Imana ni yamamare. Njyewe uri imbere yanyu nitwa Mukandengo Anesia, uzwi ku izina ry'umwana w'imfura witwa Mawombi. Ubwo rero umwanya mwiza nk'uyu nguyu Imana iduhaye, ishatse kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari burasirazuba, abari burengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali, abo abanzi n'abatanzi, inshuti zanjye zose, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Nejejwe n'Imana mu mutima impaye umwanya mwiza nk'uyu nguyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ku mbaraga z'amasengesho. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho 12, turahera ku murongo waho wa mbere, dukomeze n'ubundi tugeze ku wa 10. Reka dusome twumve icyo Imana ivuganye natwe. Titiri iravuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Umurongo wa mbere rero haravuga ngo nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda, ariyongeza afata Petero. Icyo gihe hari iminsi y'imitsima idasembuye. Amaze kumufata, amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda 4, agira ngo azamushyikirize abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. 6. Herode araye ari bumusohore, iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagarara aho, umucyo waka mu nzu. Marayika akomanga Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati, wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bageze ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika amusiga aho ngaho. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana dusomye ritubwiye amakuru y'umukozi w'Imana Petero, ubwo umwami Herode yashakaga kumwica, ariko ngo akigambirira kumwica, marayika w'Imana, aleluya, marayika w'Imana atabara Petero. Imigambi ya Herode ntabwo yagezweho, ariyo mpamvu twavuze ku mbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho zijya zihindura ibyanze guhinduka.
ubundi umunyamasengesho ajya atungurana. Petero umukozi w'Imana, ni ukuvuga ngo yari umunyamasengesho, yasengaga Imana, akubaha Imana, agakunda n'abantu bayo. Yari umukozi w'Imana, akagirana ubusabane n'Imana. Noneho ngo igihe kimwe Herode ngo ubwo yari amaze kwica Yakobo, ngo abantu baravuze ati noneho rwose ukoze akantu keza, ugize neza, mbese baramushima cyane. Herode yumva yishyize hejuru cyane, aravuga ati si ibyo byonyine, nubwo nishe Yakobo reka nze nkwereke, ndikuza na Petero kugira ngo mbanezeze. Ahita abwira abasirikare ngo nibafate Petero bamushyire mu nzu y'imbohe, kuko cyari igihembwo cy'imitsima idasembuye, kugira ngo iyo minsi nivamo irangiye abicire na Petero anezeza abayuda bifuzaga ko abantu b'Imana bapfa bagashira. Icyo ni mu gihe intumwa zatotezwaga, ni mu gihe batashaga kumva ijambo ry'Imana, ni mu gihe ibitangaza byakorekaga. Ubwo Petero yajyaga n'ababwiza ukuri. Hari igihe kimwe bamaze kwica Yesu, Petero ngo hari igihe yateruye amagambo arababwira, arimo kubwiriza ubutumwa bwiza, abantu barihana barahindukira bamenya umwami Yesu. Mu gihe cya Pentekote ngo buzura umwuka wera cyane, ngo buzuye umwuka wera, bavuga mu kirimi ngo cy'iwabo cya kavukire, baravuga ati ibi ni ibiki, iri ni ishyano. Abo bantu uko bavuga mu kirimi cy'iwacu kandi atari abacu, atari abo mu gihugu cyacu, ni ukubera iki? Birangiye ngo baramubaza ati ibi bintu biturutse he? Petero ariyaminiye arababwira ati ibi ngibi, ati mwumva ibi ngibi muturebana? Aravuga tubikoze. Haleluya. Aravuga tubikoze, ni wa wundi mwishe mukamubamba. Aho tubona Yesu ni uduhaye gukora ibitangaza nk'ibi ngibi, abantu bagakira, abantu bakuzura umwuka wera, ni uduhesheje kuvuga urundi rurimi rumeze nk'urwanyu rwa kavukire. Ako bakabika ahantu, baramureba babona ntago bikwiriye, baravuga bati uko biri kose twakabaye aba bantu tubikuraho, kubera ko turebye nabi bazadufatana ubwami. Birangiye ngo Petero, umwami Herode aravuga ati nibagufunge, kuko imitsima idasembuye nirangira ngenda kwikuza. Birangiye ariko ngo bamukura mu bandi bigishwa, baragenda bamukura mu zindi ntumwa, aragenda bamushyira ngo mu nzu y'imbohe, bamubohesha, bamurindisha abasirikare 16, kuko bazi imbaraga z'amasengesho ko zijya zikora ibitangaza. Buriya nubwo rero abantu dusenga tugenda, ariko baba batuzi ko hari ibanga tubarusha, hari ibanga tugendana, n'imbaraga za Yesu, n'imbaraga z'umwuka wera. Imana ishimwe. Birangiye ngo bamushyira mu nzu y'imbohe, ngo noneho bamurindisha abo basirikare 16 ku marembo y'aho bari bamufungiye, ngo hari amarembo 4. Avuga ati abantu bajya bagira imbaraga zidasanzwe, niba hari ukuntu babatizwa mu mwuka wera bakavuga indimi z'iwacu za kavukire, tukabumva neza batarigeze bigira mu gihugu cyacu, ati umuntu yanaducika. Niyo mpamvu bamurindishije abasirikare 16. Ariko uko biri kose Imana izi kurinda birenze uko abana b'abantu barinda. Imana ishimwe. Nyamara burya ijambo ry'Imana tuvuga ngo Imana itaba atero yatubereye maso, ngo abarinzi babera maso barindira ubusa. Imana ishimwe. Ariko noneho ngo abasirikare ngo baramurinda, kandi ngo bari bamuhesheje iminyururu amaguru n'amaboko, kugira ngo atabuja, akaba yanakoresha imbaraga z'Imana zimurimo, akabasha gusohoka akabacika. Imana yo mu ijuru rihimbazwe. Birangiye ngo Petero icyo yakoze, we yazamuye isengesho n'ubwo aboshye. Nagira ngo nkubwire ngo no mu kigeragezo, iyi minyururu ya Petero igaragaza ibigeragezo bishobora kuza bikaboha umuntu. Noneho birangiye ngo Petero aboshye ari mu nzu y'imbohe, ariko ngo kubwo gusenga ntibyatumye adasinzira. Haleluya. Ntabwo ikigeragezo gituma umuntu adasinzira iyo nta ruhare ugifitemo, kuko Petero yari mu karengane, ntacyo yari afungiwe, yari ategereje gupfa, ariko ariyakira yumva nta kundi byagenda. Asanga na mwene wabo Yakobo nawe yarapfuye, ariko asanga ko nawe ategereje gupfa, ariko aravuga ati nta mpamvu zo kwihangayikisha, icyambere ni ukweza ubugingo nkazigira mu ijuru. Birangiye ngo Petero asenga, ariyeza, aritunganya, arangije ariryamira, arasinzira, ategereje gupfa. Ngo mu ijoro rero, Imana ishimwe, mu ijoro Petero buri buke ngo bakamutwara bakajya kumwica, ngo nibwo, haleluya, nibwo ngo Imana yatumye marayika wayo
Imana ishimwe cyane. Imana igikora igitangaza, Imana igikora agatendo kugira ngo iteshe agaciro imigambi ya Satani, ikayirogoya ikayitesha agaciro. Imana yo mu ijuru nihimbazwe cyane. Birangije ariko ngo abo mu itorero na bene itorero nabo bakibona ko bamujyanye mu nzu y'imbohe bagiye kumwica, ngo bagize umwete munini wo gusenga, baragenda bajya ahantu bariherera barasenga. Umuririmbyi wa 50 mu ndirimbo zo gushimisha avuga ngo muze mwenyine twihererane, haleluya, ngo munsanga ahantu hatari abantu, dore imiruho n'urusaku birabaruhije. Imana ishimwe. Hari igihe Imana ibona ko hari igihe wageze mu kigeragezo runaka kitumye usakuza mu mutima naho utabwira abantu, ariko nyamara agahinda n'amarira n'intimba ufite bigasakuriza Imana, bigakubita ku rugi rw'ijuru. Ariko Imana nayo ibwira umuririmbyi ngo nimuze mwenyine munsanga ahantu hatari abantu, muze twihererane. Petero bari bamuhaye uburyo bwo kwihererana n'Imana nubwo ari mu kaga boke ategereje gupfa. Ariko Imana ishimwe. Imana ijya yumva gusenga, Imana ijya itabara abera. Na nyuma ya zera Imana irakora. Hahandi uzi ko birangiye, ntago ku Mana biba birangiye, nubwo ku muntu biba azi ko bikurangiriyeho, ariko aho imbaraga zawe zirangirira n'izi Imana zitangirira. Imana yo mu ijuru muyihereze icyubahiro ko ni icyayo. Imana ishimwe. Petero rero ngo ageze mu nzu y'imbohe, none harisinzirira mu gihe ategereje gupfa, yumvaga ari gupfa akigira mu yindi si y'umwuka, akava mu isi y'imiruho, akava mu kaga, akava mu kugambanirwa, akava mu nzangano, akava mu buke, akava mu miruho y'isi. Ariko mu gihe yari yiteguye gutyo yumva nta mutima umucira urubanza, bene itorero nabo bataka barasenga cyane. Amasengesho burya ni bombe igenda igashwanyaguza, inzugi zikinze zigakinguka. Imana yigeze ibwira umukozi w'Imana Kuru, avuga ngo yewe Kuru we, ngo nahamagaye uwo nimikishije amavuta ngo nkamukomeza, haleluya. Yaramubwira ngo nzakujya imbere, haleluya, ngo ahataringaniye nzaharinganiza, ngo dore inzugi z'imiringa ngo nzazitemagura, ngo n'ibihindizo by'ibyuma mbicamo kabiri. Hari igihe Imana umuntu asenga Imana ikaza igatemagura, ikaza igaca inzira, ikaza ikigizayo, ikaza igasenya, ikaza ikaritagura, haleluya. Ibyananiye abantu Imana ijya ibishobora, imisozi ikaritagura. Imana yigeze ibwira umukozi ikigeragezo cyari imbere y'umukozi w'Imana Zerubabeli, yabonaga bikomeye, yabonaga bigoye, yabonaga gukorera Imana ari ibibazo, ariko ngo ikigeragezo cyamwitambitse imbere, ngo arasenga. Arangije gusenga Imana iraza itunga urutoki umusozi wari imbere ya Zerubabeli, avuga ngo wa musozi munini we wiyita iki, haleluya, wa musozi munini we wiyita iki imbere y'umukozi wanjye Zerubabeli. Arawubwira ati uzahinduka ikibaya kandi azatambuka anezerewe. Hari aho Satani agutega iminsi, hari aho abantu bagutega iminsi, hari aho abantu bumva kutazagera, hari aho abantu bazi kuzagwa, ariko aho ngaho baguteza iminsi ntago ariho Imana yemera kugwa, ahubwo irahagutambutsa. Imana yo mu ijuru nihimbazwe. Noneho Petero ngo bene itorero barasenze barataka bafata amazamu. Umukinnyi buriya ikipe yose igira uko ikina, kandi ikipe tugiye nko mu bakinnyi b'imipira barakina, habamo abakinnyi, habamo abatoza, habamo n'abari mu burinzi mu mazamu. Buryo abanyamasengesho n'abazamu, haleluya, n'abazamu barinda neza kugira ngo bafate, haleluya. Ariko ngo abanyamasengesho barasenga bakubita ku rugi rw'ijuru, haravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Noneho birangije barakomanga, barataka, baravuga ati Uwiteka Mana, reba umukozi wawe Petero ahantu ari, ejo ni umunsi wo gupfa, Mana wamukiza amaboko ya Herode. Imana ishimwe. Hari Imana ijya yumva gusenga, hari Imana igitabara, hari Imana igiturwanirira aho twebwe twananiwe, ariko buri Imana igica inzira aho umwana w'umuntu atayibona. Imana yo mu ijuru nihimbazwe. Birangiye ngo Petero agiye kumva yumva mu gicuku, haleluya. Imana mu gicuku ijya yitamurura. Imana yitamururiye Abisiraheli ngo ubwo bari mu butayu, ngo ubwo bari bageze ku nyanja itukura, inyuma ngo barebye inyuma yabo babona inziga, babona Farawo ngo n'ingabo ze, ngo babona bagiye kubasumira ngo babice. Barebye imbere basanga ni inyanja itukura, ariko barangije babura uko babigenza. Abisiraheli barangije babwira Mose bati wagisaza watujyanaga hehe? Mbese Mwegiputa nta mva zariyo? Ariko turashimira Imana igiturinda n'izo mva baducukuriye. Imana yo mu ijuru nihimbazwe. Imana nihimbazwe cyane. Birangije ngo Imana ikora ku nziga z'amagare ya Farawo, haleluya. Imana igukorere ku nziga z'amagare z'ibyagombaga kuguhiga bikwasamiye. Imana ngo ikora ku nziga z'amagare iracomora, ngo igihe bakabasumiye ngo agende yihuta bagereho, birangije ahubwo ngo agakururuka asubira inyuma. Imana igucomorera ibyaguhigaga.
Imana yo mwijuru ishimwe. Wa mugore w'Imana igucomorera ibyashaka kugusumira, wa mugabo wa mukobwa wa musore, Imana icomora izo nziga z'amagare zibiguhiga, izo ntambara urimo Imana ikurwanirira igutsindishirize, Imana igucira inzira aho bari bazi kugiye kugwa, Imana ibitesha agaciro gucira inzira igutabare. Imana niyamamare. Petero rero ngo agiye kumva yumva mu gicuku cya nijoro ngo marayika araza, Imana yubahwe. Birangije ngo marayika ngo agiye aragenda, ngo akigeraho Petero ngo afungiwe, ngo umucyo mwinshi uramurika. Imana ishimwe. Hari umucyo w'Imana ujya umurika, hari umwijima ugahunga, iminyururu ikibwiriza ikarekuka. Ni ukuvuga ngo intambara yari afite zo gutegereza gupfa, Imana izitesha agaciro. Ni ukuvuga ngo Petero yagiye kumva yumva ikiganza cya marayika kiramukangura. Imana igukangure ku byaguhigaga, Imana ikubite ku byari bikwasamiye, Imana igira ibyo ikutsindishiriza. Haleluya, Imana ishimwe. Noneho ngo Petero ngo agiye kumva yumva marayika yumva ijwi, aravuga ati kweta inkweto vuba vuba, kenyera kandi ukomeze, fata umwitero wawe wabikora uko nguko. Ariko Petero ngo yari azi ko ari mu nzozi, agiye kubona abona iminyururu yaguye, arahaguruka. Marayika amufata ukuboko ati tugende. Baragenda. Abasirikare ubwo nyine baguye mu gacu, ntibamenye ibyabaye, inzugi ziribwiriza. Haleluya. Ngo bageze ngo no ku rugi rwo hanze, ngo urugi rukibona umucyo, rukibona marayika, rukibona haleluya, rukibona Petero umukozi w'Imana kubw'imbaraga z'amasenge, ngo ruribwiriza rugira gutya, porotayi nyine irikingura, abakozi b'Imana baratambuka. Nuhumura ibyari bikwasamiye, nuhumura ibitero wahuraga nabyo, Imana igiye kugira gutya yamurure, nawe uyoberwe uko bigenza ugira ngo ni inzozi, wari uzi ko bigiye kuguhitana. Imana yo mu ijuru niyamamare. Turashimira Imana ijya yumva amasengesho. Imbaraga z'amasengesho zigiye zikora igitangaza. Zageze kwa Yayiyo, umwana we yapfuye, umwana arazuka. Yesu yarahageze arazura. Marayika burya ni Yesu ba wahageze. Marayika ni wakuye, marayika burya ni Yesu wari wageze aho Petero ari. Marayika nawe aje kugusanganira mu bibazo ufite. Marayika akugereho. Imana yo mu ijuru guhindurira amateka, kuko ni Imana igihindura amagambo, Imana igica inzira aho umuntu atazibona, Imana ijya yitamurura, na nyuma ya zeri irakora. Imana ishimwe. Imana yageze kwa Lazaro, amaze iminsi ne yapfuye, azi ko byarangiye, ariko Imana Yesu akihagera, Marita amubonye ati iyo utava aha, iyo uhaba musaza wanjye ntawe yapfuye. Ariko Imana iramubwira tumva Marita ati niwe zero urabona ubwiza bw'Imana. Nagira ngo nanjye nkubwire ngo nugira kwizera, imbaraga z'Imana ziragushyirira ku murongo ibyakunaniye, bya bindi wari uzi ko bigiye kuguhitana. Imana yo mu ijuru igiye kwishakira igitambo. Imana yo mu ijuru nihimbazwe cyane. Mu mwanya nk'uyu nguyu rero nagira ngo mbabwire ngo mwumve ko nta handi igisubizo kiri uretse mu gusenga. Ibyakunaniye, ibyakuyobeye, hatari inzira, kubiresha intwaro yo gusenga. Gusenga nibwo buryo umukristo akoresha, akakubita agashwanyaguza, akigizayo ibyari bikwitambitse, Imana ikigizayo nk'uko yigije ingabo za Farawo n'amagaye. Ndashimira Imana ijya idukorera ibitangaza kandi tukabireba. Haleluya. Imana yo mu ijuru nihimbazwe cyane, kuko Imana ijya ibikora neza kugira ngo itangaza babibona. Imana yo mu ijuru niyubahwe. Tugiye gusengana Imana rero tuvuga ngo we wari uhagaritse umutima, wowe wari wihebye, nta handi igisubizo kiri uretse mu gusenga. Koresha imbaraga z'amasengesho. Mbabwira mwabagabo mwabagore mwabakobwa mwe ngo mureke dukoresha ibanga ryo gusenga, kuko nta kindi cyagutabara ngo kigukure kuri uwo musozi uriho. Imana yo mu ijuru niyamamare, igiye kugutabara wowe wararagura maso, igiye kugutabara wowe utasinziraga, Imana ije kuguha ibitotsi, igiye kugutabara wowe wari umaze igihe urwaye, wowe wari ubanaga n'ubumuga, Imana igiye kurambura ikiganza cyawe ihagarika ubwo bumuga. Imana igiye kukurwanira intambara nziza, nta kindi usibye imbaraga z'amasengesho. Tugiye gusengana Imana rero, bwira Imana ngo Mana nyezo ntunganye ibyantandukanyaga nawe byose binkureho, kuraho intege nke n'agahinda ko mu mutima, kandi ungirire neza ungaruke nk'uko watabaye Petero agiye gupfa ukamukura mu maboko ya Herode. Kuko amakuru ukurikiranye wasanga yuko yahise akomanga ku banyamasengesho, nabo bari bazi ko byarangiye, ariko bagiye kumva ni Petero. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko barebye ati cyangwa ni marayika we, ariko burya yari Petero, kuko Imana yumvisha imbaraga z'amasengesho abera basenze. Nagira ngo nkubwire ngo nta rindi banga usibye gusenga. Senga Imana, kuko Imana igiye kugutabara igukure aho utakwikura. Mana turagushimiye kuko uri Imana igiye yumva gusenga,
uri Imana igira uhura abarushye n'abaremerewe, uri Imana igikuraho imibabaro abantu bagutakiye, uri Imana ihindura amateka bagahindura amagambo, nubabarira aba bagabo biganyire bakajya kure, nubabarira aba bagore abakobwa n'abasore, hari n'abiyahuje ibiyobyabwenge kubera agahinda, kubera intambara z'uburyo butari bumwe, beza ubatunganye, ubabarire beza kandi ubaboneze rwose, uracyari ku ntebe imbabazi nturajya ku rubanza, niyo mpamvu tubasengeye ngo beza ubatunganye, kandi amaraso yawe Yesu ababonekeho cyane, imbaraga z'Imana isumba byose zibagote, icyubahiro cy'Imana kibazenguruke, ngo nubagirire neza rero, kandi imbaraga z'Imana isumba byose zibagote imbere n'inyuma, kandi Mwuka Wera bamanukire, urugamba bariho ubarwanire ubatsindire, abarwayi bakize, abamaze igihe mu bitaro ubakuremo, abarwariye mu rugo, abategereje gupfa ubakize, nk'uko Petero yategereje gupfa ariko akazuka, ibibazo byabazengereje Mana babuze kirengera, ubarengere kuko uri Imana ishyiraho iherezo ry'ubuzima bwacu, tugushimiye ko dutabaye kandi ubikoze mu izina rya Yesu, amina. Umushatse kugira ngo dusengane Imana ari ibyifuzo, ari amasengesho ari iki, mwashakira kuri 078 71 84 310. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom.